Reka tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere ko umeze neza, niba kandi utameze neza ntucike intege, ibuka ko ibyiza biri imbere, uyu munsi biranga ejo bigakunda, ubwo rero nta mpamvu yo gucika intege, ahubwo komera ukomere kigabo, wumva yuko ubuzima butarangiye. Uyu munsi rero turakwibutsa neza, niba udukurikiye ukaba waramaze gukanda ya magambo atukura, ni ukuvuga subscribe, kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ibiganiro byacu, turagushimira cyane rwose. Twibutsa nawe niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro cyacu, ukaba wifuza kudacikanwa n'ibindi, ibanga nta rindi ni ugukanda ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe igihe ufunguye iyi videwo yitwa subscribe, uba wabigezeho, bituma ikiganiro icyo ari cyo cyose dushyize hanze uba uwa mbere mu kukibona. Uyu munsi rero nk'uko twatangiye tubivuga, tugiye kureba uko twakomeza umuntu waba afite intege nke uyu munsi. Murabizi ko iyi si turimo ibamo ingorane zitandukanye, hari igihe rero biba bitoroheye buri muntu wese, cyangwa se weho bikaba bimeze neza ariko ukaba hari umuntu uzi, yaba inshuti yawe, umuvandimwe wawe, bitameze neza, ni gute rero umuntu yamufasha? Tugiye kwifashisha amagambo yo mu gitabo cya Yesaya igice cya 41 umurongo w'10. Ayo magambo aragira ati: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebaguze kuko ndi Imana yawe, nzagukomeza kandi nzagufasha by'ukuri, nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo gukiranuka. Aya magambo rero asobanura iki? Uwiteka Imana yizeza abayisenga mu budahemuka ko azabashyigikira mu bibazo byose bahura nabyo. Reba nk'aho agira ati ndi kumwe nawe. Uwiteka Imana ari guha abamusenga impamvu yo kudatinya, kuko batari bonyine. Abona ibibazo byose bahanganye nabyo kandi yumva amasengesho yabo, mbese ni nk'aho aba ari kumwe nabo muri ibyo bibazo byose. Andi magambo ateye inkunga ni ayagira ati ndi Imana yawe. Ahangaha Uwiteka Imana ahumuriza abamusenga, abibutsa ko akiri Imana yabo kandi ko yemera ko bamusenga. Bashobora kwiringira badashidikanya ko nta kintu na kimwe cyabuza Imana kubafasha. Andi magambo meza ni ayagira ati nzagukomeza kandi nzagufasha by'ukuri, nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo gukiranuka. Ahangaha Uwiteka yasubiyemo igitekerezo kimwe mu buryo butatu butandukanye. Kubera iki? Intego yari iyihe? Ni ukugira ngo ashimangire ko azafasha abagaragu be nta kabuza. Iyo umuntu aguye uyu munsi, Imana irambura ukuboko kw'iburyo ikamuramira. Nta mpamvu rero yo gucika intege uyu munsi. Niba ubona ntako utagize, ariko wicika intege, ahubwo ni igihe cyo gukomera ugashikama, ikindi ukumva ko utari wenyine. Imana y'ukuri ishobora byose iri hafi yawe kandi ifite icyifuzo cyo kugufasha. Ngayo rero amagambo asubiza intege mu muntu, waba udukurikiye ukaba ufite intege nkeya, turagutera inkunga dukoresheje aya magambo. n'ayawe, yagira ayawe. Niba kandi hari umuntu waba uzi nawe ukeneye ubufasha, burya gufasha umuntu ntabwo ari ukumuha ibintu bifatika, hari umuntu uba ukeneye ubufasha, kumva umuntu umutega amatwi. Ubwo rero mu gihe hari umuntu ukeneye ko tumutega amatwi, nabwo ni ubundi bufasha bwiza. Ikindi nanone, hari umuntu ukeneye amagambo yubaka, iki kiganiro cyadufasha gufasha abakeneye ubufasha muri ubwo buryo. Naha rero dushoreje ikiganiro cyacu. Reka tugushimire cyane wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira iki kiganiro, tukwibutsa ko intego ni ya yindi, turifuza nawe kukugira
mu muryango wa iyo sengesho. Niba ari ubwa mbere ukurikiye iki kiganiro, tukwibutse ntugende udakanze ayo magambo atukura, ubone uburyo bwawe subscribe. Turishimira rwose kubana nawe ibihe byose. Ngaho rero umunsi mwiza, naho ubutaha. Bye.